Today we recall the genocide against the Tutsi in Rwanda. Kuri uyu munsi turibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, aho abantu basaga miliyoni bishwe mu minsi 100 gusa. Abishwe bari abatutsi, ariko harimo n'abahutu n'abandi barwanyije jenoside. Kuri uyu munsi turibuka ababishwe, kandi turigira ku bushobozi bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu kwiyubaka no mu bumwe n'ubwiyunge. Tugomba kutazongera kwemera na rimwe ko ibintu nk'ibi bibaho. Tugomba kwamagana amagambo y'urwango no gutoteza abanyamahanga no kwamagana kwiremamo ibice uko ariko kose, kwikunda cyane kw'ibihugu no guheza bamwe, tukamenya ko twese tugize umuryango umwe w'abantu batuye ku mugabane umwe, bidufashe guhangana n'ibibazo bikomeye bitureba twese nk'icyorezo cya COVID-19 n'imihindagurikire y'ikirere. Kuva jenoside yabaho, u Rwanda rwagaragaje ko bishoboka kuva mu bibazo abantu bagakira kandi bakubaka birushijeho umuryango ku buryo burambye. Mu gihe dukomeje gushyiramo imbaraga kugira ngo tugere ku ntego z'iterambere rirambye, ni mucyo dukomeze kwigira ku isomo rikomeje gutangwa n'igihugu cy'u Rwanda.